Nimba uri umunyarwanda ukaba ukunda sinema nyarwanda nta kuntu waba utazira izina cyangwa se uyu mugabo. Amazina ye nyakuri yitwa Niyitegeka Gratien, gusa benshi mumuzi nka Papa Sava, Sekaganda, Seburikoko n'andi mazina atandukanye yambitswe na sinema. Ni umukinnyi wa sinema wabigize umwuga, akaba yaratangiye gukina sinema guhera mu mwaka w'1996, gusa atangira kubikora mu buryo bwa kinyamwuga mu mwaka w'2007. Aha nibwo atangiye kubona amafaranga avuye mu mwuga yakoraga. Gusa mbere yaho cyangwa se mbere yuko ajya mu bwa sinema yari umwarimu, akaba anavuka mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru ahitwa Intarabana. Ahangaha ni naho yavukiye, gusa ari naho yatangiye yigishiriza. Nyuma yaza kwimukira mu mujyi wa Kigali akomeza umwuga w'ubwarimu. Nyuma yaho nibwo yaje kuva muri uyu mwuga, hanyuma ajya mu gukina sinema. Ayoboka sinema kuko ari afite urukundo rudasanzwe. Umugabo wamenyekanye mu Rwanda ndetse uzwi n'abatari bake, Papa Sava cyangwa se Niyitegeka Gratien, ukundwa n'abatari bake. Kuri uyu munsi wa none ku itariki 24 Mutarama 2026 yari ari kwizihiza isabukuru y'amaze y'imyaka 30 muri sinema. Ahantu hari hitabiriwe n'abantu batandukanye higanjemo abahanzi. Ibitangaza byagaragaye ni nk'uko yahuye n'umuhanzi The Ben, bigaragara ko umuhanzi The Ben amufana. Ibi ngibi rero byatangaje benshi, ndetse nabwo nyirizina yitangaje yuko atari yakabonye The Ben amaso ku maso. Biri mu bintu byashimishije abatari bake. Mu magambo ye yakomeje agira ati: imyaka irenga 30 maze nkora sinema, ndi umusitari, ndi icyamamare. Ni ubwa mbere mpuye n'icyamamare The Ben kuko namubonaga ku mateleviziyo n'ahandi cyangwa se nkareba ibihangano byiwe, nabwo nakamubonye amaso ku maso. Byagaragaje ko yishimye ndetse yishimiwe n'abatari bake. Niyitegeka Gratien kandi ni umugabo ukundwa n'abatari bake, cyane cyane akundwa n'abatari bake biganjemo abari mu zabukuru, kuko bakunda filime ziwe ziba ziganjemo imfashanyigisho. Umugabo kandi ukundwa n'abatari bake, uburyo ateye, uburyo aganira n'ibindi. Umugabo uzwiho gushyenga, ndetse Niyitegeka Gratien ni umugabo ukundwa n'abatari bake. Akaba afite impano zitandukanye zirimo kuririmba, gukora ibisigo, gushyenga, gukina filime n'ibindi bitandukanye nibyo akurirwa n'abatari bake, ndetse yabamenye no gukina ikinamico kuri Radio Rwanda. Biri mu bintu byatumye amenyekana, izina rye ritumbagira ku ruhando mpuzamahanga. Ni umugabo ukomeje kubaka ibigwi. Indi filime yamenyekanyemo ni filime y'uruhererekane ica kuri televiziyo Rwanda, ni filime yitwa Seburikoko. Iyi filime ikundwa n'abatari bake, imaze kubaka izina mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Hamenyekanyemo n'undi muntu witwa Clapton Kibonke, uyu nawe ngira ngo muramuzi muri sinema nyarwanda. Aba bagabo bombi ni abagabo bafite runini sinema nyarwanda kuko bakundwa n'abatari bake ndetse n'abantu b'umutima, cyane cyane filime mbara nkuru ziganjemo imfashanyigisho. Ni abantu kandi bagomeje kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda, by'umwihariko biganjemo abakunda sinema ndetse na filime nyarwanda. Ni abagabo badasanzwe, yaba mu buryo bagaragara, uburyo bavuga n'ibindi bitandukanye. Gusa uyu munsi wa none twiyemeje kwibanda kuri Papa Sava umaze imyaka 30 muri sinema. Uyu munsi wa none niba ugiye gutangira sinema, tekereza neza, umuntu wamaze imyaka irenga 10 ari kugerageza byanga, ariko agongera agatangira bundi bushya. Biri mu bintu byatumye yamamara. Buri no gucika intege mu gihe ugiye gukora ikintu runaka, gomeza uhatirize, urwane nacyo, ugomeza uhatirize umunsi ku munsi. Igihe kizagira bisobanuke. Shyiramo imbaraga, wirinde ubunebwe, ukorere ku gihe kandi ukoresha guhozaho. Biri mu bintu byaranze Papa Sava. Umunsi wa none Papa Sava idakoresha imbaraga ngahozeho nago tuba tumuzi. Uyu munsi wa none rero ni izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo abakunzwe n'abatari bake mu bikorwa byo bya buri munsi, birimo gufasha, gukina filime ziganjemo inyigisho n'ibindi bintu bitandukanye, birimo nko gushyenga, gutumirwa mu makwe, kuko n'umugabo uzi no kuyobora imisango y'ubukwe. N'umugabo kandi ukundwa n'abatari bake. Gusa ikindi kintu gitangaje kuri we, kuko amaze imyaka irenga 45 kuri iyi si ya none, nta nuramubeshyera ko yateye. Rero abantu benshi bagomeje kubutangarira uyu mugabo uvuga yuko ari ingaragu kandi abamaze kugera mu myaka yo kuba yakubaka urugo. Hari ibindi byamamare mu Rwanda cyangwa se abastari batandukanye badakozwa gushaka, bagaragaza yuko ubuzima babayemo babwishimiye, butagira abagore cyangwa se batifuza kubaka urugo. Ibi rero Papa Sava nawe ari muri ako gace cyangwa se ari muri icyo cyiciro. Aba bahanzi cyangwa se ibyamamare byo mu Rwanda byanze gushaka, bikavuga yuko biri guteganya kubikora. Abenshi cyangwa se bamwe na bamwe bagiye berura bakavuga yuko rwose bitanabarimo. Gusa Niyitegeka Gratien we agomeza avuga yuko igihe cyabyo kitaragera, igihe nikigera bizasobanuka kandi rubanda babibone. Kenshi na kenshi icyamamare runaka cyishimira ko ubuzima bwacyo bwite bujya hanze, se niyo kigejeje kubugaragaza ntabwo kigaragaza bwose. Uyu munsi wa none rero Niyitegeka Gratien uri kwizihiza imyaka 30 amaze muri sinema, ni umugabo ugomeje kubaka ibirwi mu Rwanda. Ni umugabo ukundwa n'abatari bake, by'umwihariko biganjemo urubyiruko, abasheshe akanguhe n'abandi batandukanye b'ingeri zose baramukunda. Nanjye ngakubwira ni hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Gomeza udukurikirana umunsi ku munsi. Nimba uri mushyashya ukanda subscribe kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Amakuru yacu n'ibindi bijye bikugereraho ku gihe, bikugereraho mu bambere.